bakunze ikiganiro Sanga Akuruhure amahoro tugeze muri mwanya mwiza ugana ku ijambo ry'Imana dore ku buhamya umunsi turi kumwe n'umukozi w'Imana benshi bazi ariko n'abatamuzi reka twibwire muri make noneho adusengere dutangira. Njye nitwa Emmanuel abandi umupasiteri uyobora amatorero ya Healing Center tukaba dukorera Remera hano nyuma ya gare. Hanyuma ndubatse ufite umugore ufite abana bimeze bite? Ni umugabo ushatse mfite umudamu n'abana benshi n'umwuzukuru. Imana ishimwe. Wadusengera dutangira? Birashoboka. Mana mpaye icyubahiro nkushimira kubw'iki kiganiro, ndabishimira kubw'ubuhamya ngiye gutanga, ndagusabye kugira ngo abazabukurikirana n'ababukurikirana uyu munsi mubafashe, kandi ijambo ryawe nzi ko ari inkota y'amajyo abiri bishobore kugira icyo rikora ku buzima bw'ababyumva bose. Mu izina rya Yesu tubisabye kandi tubyizeye. Amen. Hano umunezero wo kuganira na Pastor Ntayomba tuzanye guhera twagera mu Rwanda twakoranye umurimo w'Imana. Ubwo Pastor ngira ngo mubaze kumutakuzi umupasiteri kose kugira ngo ugere ku rwego ko pasiteri wahuye na Yesu byagenze bite? Urakoze cyane. Ngiye nakijijwe ndi umwana muto w'umusore niga mu secondary mu 1989. Nibwo nakijijwe, nibwo nahuye na Yesu biturutse ko nari maze igihe ndwaye kandi najya kwa muganga ntibabone indwara, abantu baza kumbwiriza ubutumwa abana twiganaga ndatura ndakizwa baransengera ndanakira, bituma nkunda Yesu cyane kugeza uyu munsi. Hanyuma wari mu kihe gihugu rero? Byo ntabwo twabizi. Bari Uganda. Niho wavukiye? Niho navukiye, niho nakuriye, naje mu Rwanda 94 kwezi kwa 9 nibwo nageze hano. Okay. Ubwo na Yesu rero ufite imyaka nk'ingahe? Nari mfite imyaka 19. Hanyuma se barakomeje kuko akenshi abasore igihe babijyamo bakabivamo, barakomeje cyangwa ntibakomeje? Kuva nkijijwe ntabwo nigeze nsubira. Amina. Cyane cyane ko nari nje mpunga. Icyo nahungaga rero nzi ko nkisize hariya byatumye nkizwa ndamaramaza. No mu nzozi nagize sinigeze ndota naguye namusubira inyuma, nabiteganya. Ngiye ntabwo nigeze nsubira inyuma. N'abanzi nabo twakuranye n'abandeze mu gakiza barabizi, sinigeze nsubira inyuma kubera ikintu kimwe ariko nakijijwe mbabaye, nkizwa ntagira amahoro, nkizwa ubuzima bwanjye butameze neza ko nahoraga ndwaye. Noneho Yesu anyije bituma mukunda cyane, ndavuga uyu mugabo wanyije sinzamuvaho. Nicyo cyampumije soko ndusha abandi gukizwa cyane. Ntabwo nzirikana aho navuye. Hanyuma se wari uti nari ndwaye, hanyuma se wakizwa tunakira n'indwara? Abo byabaye umunsi naturagakiza. Nakize icyaha, mbona amahoro yo mu mutima, ibyiringiro biragarutse, nagiraga ataka z'ibintu biniga bindwaza birakomeza. Ariko baza kunsengera, abapasiteri banyitaho baransengera nza gukira. Amina. Mbonye deliverance bituma nkunda Imana cyane. Amina. Nuko urabohoka ubona itandukaniro neza, ndishima mu buzima bwanjye mbona burahindutse. Amen. Umusore nk'abandi ngira imbaraga nzikoreshereza Yesu. Amina. Muri hashize imyaka nk'ingahe ugora? 30 imyaka myinshi. None se nzi ko myaka 30 umuntu akijwe neza afite ubuhamya bwinshi. Yenda ntitwanavuga muri aya masaha ngo tuburangize, nzi ko ari bwinshi, ariko yenda wayigutubwiramo ukagira wari gutubwiramo yagufasha. Njyewe ko ubuhamya bushyushye mfite n'ubw'ejo bundi hashize imyaka 2 nagize impanuka y'imodoka mbere ho gato ya basi, navaga ahantu njya ahandi, urugendo rurerure, basi kwita hasi mu gihugu cya Uganda cy'abaturanyi. Abantu benshi barapfa, abandi barakomereka, ngewe mvamo. Ariko mvamo mbabara umubiri wose, umugongo, umutwe, mara igihe nivuza hano i Kigali, nsa nk'uworohewe. Mu gihe cya corona total lockdown ya mbere iba, nicara igihe kinini mu nzu, biza kunzanira ingaruka yo kurwara umugongo cyane, nanirwa kwicara, nanirwa kuryama, nanirwa guhagarara umwanya,
mara igihe nivuza hano i Kigali byanze njya Kenya mu ivuriro bita Eldoret Hospital, mba admitted, baramvura biranga, banjyana Agakani Hospital muri Nairobi biranga, nyuma nza kwizera Imana, ndavuga Imana ko nayibonye ikiza indwara zose, ko ibyanditswe byera mbizi. Zaburi 103:3 aravuga ngo niba wabarira ibyo mwakiraniwe byose agakiza n'indwara zanyu zose. Rero burya iyo Bibiliya ivuze zose bishatse kuvuga zose, n'ubumuga bwose n'indwara zose, izizwi no kwa muganga n'izo batazi, nzi ko Imana izikiza, kandi nanjye rero narabonye Imana ikiza abantu mbasengeye, ndizera. Ndavuga rero kanizera Imana izankiza. Byatwaye igihe ariko nyuma naje gukira, ndi muzima, ndahagarara bigakunda, nkicara bigakunda, nkabwiriza bigakunda. Kandi dogita wamvuraga muri Kenya yari yarambwiye ati ntuzongere guhagarara imbere y'abantu. Yigeze ambaza ati si ubundi ukora akazi ki? Ndi pasiteri. Ati ntuzongere no guhagarara imbere y'abantu iminota 15, ntuzongere kumva ibibazo by'abantu, ko n'indwaye pressure n'umugongo. Ariko igitangaza cyambayeho nuko nasenze, nizera Imana, n'abandi baransengera, Imana irankiza. Umaze igihe cy'amezi arenga 2-3 nkize rwose, mpagarara bigakunda, nkicara bigakunda, dore n'ubu ndicaye, ndaryama bikemera, nkahagarara nkabwiriza ubutumwa, nkasengera n'abarwayi nabo bagakira. Ariko njye nari ndwaye mu minsi ishize, abantu benshi barabizi ko nari meze nabi. Iki rero nicyo gitangaza numva kiri ku mutima wanjye, uburyo Imana yankijije umugongo ikankiza na pressure, nari meze nabi pe, uburyo nageze ahantu numva ko ngiye gupfa. Hari ijambo riba mu Bafilipi igice cya 2:25 hasomye, Pawulo yabwiraga itorero ry'Abafilipi, ababwira ku mugabo witwa Epafrodito ati yararwaye koko, ati yararwaye ndetse yaragiye no gupfa, atariko Imana yanga kunyongera umubabaro iramukiza, ngo itongera umubabaro ku yindi yari afite. Rero nanjye nararwaye, nari ngiye no gupfa, ko nageze n'ahantu ntunganye ibyanjye, na madamu ndabimubwira, n'abana ndabicaza ndababwira, numva ngiye gupfa, ko sinabasha kwicara, sinabasha guhagarara, sinabasha kubera umugongo. Kandi dogita yambwiye ati tukubaze imyaka ufite wagendera mu kagare, ati ntihazagire n'umudogita ukubeshya ngo bakubage. Kuko nari maze guca mu cyuma, araprojectinga nk'ahari, arabinyereka, anyereka ahantu nakomenetse hose, arambwira ati ntabwo uzakira. Ati nkubwize ukuri. Wa Kenya, muri Kenya nari ndi muri Eldoret Hospital, namaze amezi 6 nimba kwa muganga. So arambwira ati rero uwankurikirana gushinzwe amagufwa, arambwira ati ntabwo uzakira. Nanjye ndabyumva nk'umudokita, yarabibonye, yarabipimye, yarabizi, ni umuntu umaze igihe mu kazi, abimbwiye ngira ubwoba, numva ko ubuzima bwanjye burangiye. Ariko nyuma nza kwibuka ijambo ry'Imana icyo rivuga ko Imana ikiza indwara zose. Buriya mu mazina Imana yitwa, hari izina yitwa Jehova El Shaddai, bisobanura ngo ishobora byose. Hari n'iryo yitwa ngo Jehova Rafa. Jehova Rafa ni izina risobanura ngo ni Imana ikiza indwara zose. Rero nza kubyibuka, ndavuga se n'ubu Imana yarigeze kunkiza n'izindi ndwara ndwaye, njya no gukizwa, njye nari ndwaye. Icyo cyatumye nkunda Imana nuko bansengeye ndwaye nkakira. Noneho ndavuga Imana yankijije ndi umusore, igakiza abandi, nanjye nabasengeye, none nuba ndwaye nkaba meze nabi. Nibuka icyanditswe kiba mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 10 kivuga ngo umugombozi aramutse ariwe n'inzoka, aramutse atigomboye, ubugombozi bwe bwaba bumaze iki? Ni nko kuvuga ngo dogita arwaye atiteye urushinge nawe ngo yivure, nangwa asanga abavuzi bagenzi be bamufashe, yaba yarize ibyiki. Noneho nizera Imana, ndavuga Imana yacu ikiza indwara zose, kandi narabibonye, nabonye Imana ikiza indwara zitandukanye. Noneho bituma nzamura kwizera, ndasenga, finally Imana yarankijije. Nibwo buhamya buri ku mutima wanjye muri iki gihe, Imana ikiza indwara zose. Nsaba kugira ngo n'abakurikirana ubu buhamya bajye bizera Imana. Imana wifuze n'ibyanga, uvuga uti aho abaganga bananiriwe hari Imana ishobora kugira icyo ikora. Njye nemera ko Imana ikiza mu buryo bubiri. Hari uburyo bumwe ni ukugukiza ikoresheje dogita,
akakuvura ugakira kuko n'abadokita bashyizweho n'Imana niyo yabahaye buriya bwenge. Hanyuma rero iyo agufashe ugakira nabwo ni igitangaza, ariko iyo atabishoboye nanone Imana ishobora gukoresha imbaraga zayo ziri supernatural ikakwikiriza. Pasa nayo bafite amatsiko urabo ko ari mu bitaro muganga yaravuze ati ntabwo uzakira rwose ntibazapimira kukubaga ubuzima bwawe bwose. Turashaka kumenya ko wagiye kumva byaje ubyumva umunsi umwe byaje buhoro buhoro wari urya ndagira ngo ako kantu gusa ukatubwira kunyura hejuru cyane ubigemo neza uko byagenze n'ukumva wavuye hari ukaba umeze uko ubigemo neza. Dr. mbere yangiriye inama arambwira ati ku rwego ugezeho n'ububabare ufite ubwo ndavuga ati mvada sinari nkibasha no gusinzira, nararaga ijoro ryose ntasinziriye, kwicara nakwicara iminota 2 bikanka nkahaguruka, nararyama bikanka nkabyuka, mbabara cyane. Noneho nza no kugira igihe mbura ibitotsi kandi nkeka ko byaturutse ku miti myinshi nanyweye imiti myinshi banteye inshinge nyinshi. Effect rero z'imiti urebye zinkuramo n'ibitotsi, noneho n'ububabare bwinshi nanirwa gusinzira. Ubwo ni muwe mwaka mbese? Muri imyaka 2 ishize. Iyi myaka ya corona yose nari ndwaye. Noneho doctor ambwiye ko ntazakira, niho angira n'inama arambwira ati ubundi ukora iki ndi pasiteri, atushaka ahantu ujya uruhuke ntuzongere kumva ibibazo, wicare gake uhaguruke gake uryame gake, wirinde imodoka ngufi, wirinde ibintu. Ambwira amategeko y'umugongo, ambwira n'amategeko ya pressure yose arayampa, numva ubuzima bwanjye burarangiye. Nibwo nagiye Uganda ndavuga abana banjye bigeraga Kampala kanjye mbane n'abana banjye mbahe time ya nyuma, n'ubu Imana ibona ko igihe cyanjye cyo gutaha kigeze nzataha njye mu ijuru. Hari na benshi batashye tureba, ndavuga ariko n'ubu Imana ikimfite mu maboko yayo kugira ngo ngire ibindi nyikorera ubwizanyiza. Nibwo numvise ibintu byo kwa muganga mbihagaritse, ndagenda njya Kampala ndaruhuka, nkuraho telefoni, nyuma nza kugaruka inaha Kigali nanone nkirwaye ngendera muri Santana mfite ikintu nambara mu nda. Ntabwo nicaraga mu ntebe nkaha ntafite akantu kandi nashyize hano nicarira, ariko nabwo sinamaraga umwanya nicaye. Ariko ngeze hano Dadi Rwigamba niwe wansabye kugira ngo Pastor Clement Rwigamba ngiwe twajya dusengana, nkagira icyumba nduhukiramo, nkaza kucaca hano kuri healing center, ariko mbabara na pressure yose. Nyuma dusenga gusa nza kurota inzozi, ndota inzozi mbona umukozi w'Imana umwe ukomeye ujya usengera abantu bagahaguruka barwaye indwara bikomeye, ndambona yaje hano ku itorero rya healing center ngo ninjiye mfite ka Santana, arambwira ngo kajugunye mu izina rya Yesu. Ndakajugunya, ubwo ni mu nzozi, ngo mbona ndagenda birakunda, ndahagarara birakunda, ndagenda birakunda. Izo nzozi nzirose ku cyumweru nza hano ndabwiriza, nshaka no kujugunya Santana ariko ndabitsinda. Santana hari abantu batamenye neza icyo aricyo. Ikiriya cyuma bagenderaho baguha cyo kwishingikirizaho. Ntabwo ari ikibando. Ni icyuma. Ni icyuma baguha ufatiraho kugira ngo ubashe gusindagira. Ubwo ni ibyo nyine. So rero icyumweru cya mbere ntabwo nabikoze, naragigumanye. Ikindi cyumweru numva nyoboye kuyinaga ndayijugunya, ndagenda numva biremera. Utakibabara cyane? Mbabara buhoro biza gushira burundu. Ubundi yicara n'amasaha angahe, nkaryama nkasinzira, nkahagarara nkabwiriza. Pressure nayo iragenda. Amina. Umutima wanjye ni muzima. Amina. Ubundi sinabasha no kuvuga, iminota 2 nabaga umutima ondyo. Ubu hashigiye kingana iki rero ukize? Amezi 2. Abiri gusa. Imana ishimwe cyane. Ubwo se n'icyo wabwira abantu biheba, sinzi icyo bavuga. Imana hari abantu barwara bagapfa, hari n'abakozi b'Imana, abakozi bagifite bakagenda. Hari sinzi ku mugani wese n'uko wizeye kurenza abasimbizi, ndagira ngo ugire icyo wapfa nk'umupasiteri wabwira abarwayi n'abakirwaye. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 4,
aranga ufatanya n'abazima wese aba agifite ibyiringiro kuko imbwa nzimira uti ntare yapfuye buriya umuntu urwaye nk'ubu uri bunyumve akirwaye wenda azi uburyo umugongo babaza ari n'abarwaye nangwa puresha nangwa ibindi birwara byose ndagira ngo gusa agire ibyiringiro ubwo akiri muzima atarapfa hari ibyiringiro ko ashobora gukira nanjye narakize kandi hari n'abandi bakize hari n'abatashye bajya mu ijoro ariko hari n'abakira Imana ikabongerera igihe cyo kubaho yego bakazongera bagapfa ariko nibura yabongereye iminsi kugira ngo bagire n'icyo bakora buriya nemera ijambo ry'Imana ryose ko ari ukuri Zaburi 118 umurongo wa 17 ni Dawidi wahavuze yaravuga ngo sinzapfa nzarama kugira ngo mvuge imirimo y'Imana yakoze mbwira abantu imirimo myiza Uwiteka yakoze rero intego yo kudapfa no kuvuga ngo nongere ngira ibyo mbwira abantu nongere ngira abo mfasha nongere ngira abo nkomeza rero nanjye numva ko umuntu akwiye kwizera Imana ko yamwongerera ubuzima kugira ngo nawe ariko agire ibyo akora pana kubaho gusa ukora ubusa udakorera Imana numva ngewe icy'ingenzi ari ukuvuga ngo Imana nyongerera ibihe byo kubaho mbashe kongera kubwiriza ubutumwa muri make rero kubaza ikibazo ngo se ingamba cyafashe nyuma y'icyo gitangaza ingamba rwose ndigakwa ibyo rero mbajije neza nge nahize umuhigo ndi hariya muri Eldoret Hospital meze nabi mbwira Imana ngo Mana niwongera kumpa ubuzima nkicara bikemera nkaryama bigakunda nkahagarara bigakunda nkavuga bigashoboka nzavuga ubutumwa birenze ubwo nigeze kuvuga nkiri umusore nzabwiriza ubutumwa ahantu aho umuryango hose uzakinguka n'ubu ni nayo mpamvu nawe nkwemereye kugira ngo mbwirize kuri icano yawe ntabwo nzongera gukinisha ibintu bijyanye no kuvuga ubutumwa no kubwira abantu ijambo ry'Imana nkigera hano i Kigali nahise nkingura na cano kuri YouTube ndabwiriza urusengero hano muramubwiriza noneho nkabigisha n'ibyo kugaruka kwa Yesu n'ibyo kwihana kuko hari igihe umuntu yapfa adakijijwe urupfu nararubonye rongera amajanja rero umuntu ashobora kugenda akagenda atiyejeje adakijijwe neza ngo ajye mu ijuru aruhuka imibabaro n'imiruho y'iyi si so numva ngewe ikintu cy'ingenzi ari ukuzajya mu ijuru kuruta ibindi byose n'umubiri uburyo wambabaje nabikuyemo isomo rikomeye buriya ijambo ry'Imana ryose ndaryemera ariko hari igihe uryumva neza ari uko bikubayeho hari Zaburi 119 umurongo wa 71 haravuga ngo kubabazwa byangiriye umumaro kugira ngo mbashe kwitondera amategeko wandikishije ngewe umubiri warambabaje narababaye imyaka irenga 2 ndwaye narababaye noneho ndwara n'igihe kibi cya corona abantu badashobora kunsura nta muntu usohoka nta muntu ugera aho ndari noneho n'igihe najyaga Kenya nagiye indege zitangiye gukinguka ariko bigoye bagujomba ibintu bagupima bagushyira ibintu hano ukagenda ubabaye wirinda abantu ngo batagutera corona abantu mwese mutinyana noneho naho nari ndwariye muri Kenya nta bantu benshi bansuraga na madamu yarazaga akongera akagaruka nta gushaka amafaranga akajya kureba abana Kampala ubwo icyo gihe cyose nabaga n'igihe nyine noneho numva ububabare bw'ukuntu umubiri ubabaza umuntu ndababara pe ariko mbikura n'isomo ndavuga umuntu akwiye gukizwa neza yapfa yava muri uyu mubiri akambara wa mubiri udapfa wa mubiri udasaza wa mubiri utababazwa wa mubiri wo Yesu yambaye akajya mu ijuru numva ari wo mubiri uyu nguyu warambabaje mbikuramo isomo ubu nta gukina nzi ko nimva mu isi ngomba kwambara undi mubiri uyu nguyu ntabwo nawizera umubiri warambabaje cyane ariko bituma unashima Imana ibona none utakibabara kubona ugatambuka ariko ndawumenya yuko Bibiliya tubwira ko tugira abanzi batatu umubiri isi na Satani rero n'abanyarwanda bari babizi baravuga ngo utazi umwanzi asiga umubiri rero ntabwo nzashyira umubiri imbere kurusha umwuka nabikuyemo isomo ngomba kugaburira umwuka kurusha umubiri kuko uyu mubiri uzashira none se ni rihe jambo wabwira umuntu udukurikiye ubuti rwose nubiye uretse ubwo buhamya bwawe samwe ko hari ikindi wongeraho ku buhamya ko n'ikindi cyose washyira
washaka kubwira umuntu udukurikiye? Umuntu wese washobora kudukurikira kuri channel yawe nangwa uzadukurikira kuko bizahoraho, namugira inama yo gukizwa akizera Yesu, yaba akiri muri iyi si akakorera Imana, yazayivamo kuko ntabwo tuzatura muri iyi si nk'imisozi, akazaruhuka akajya mu ijuru, akazabaho anezerewe iteka ryose, yambaye umubiri udapfa utarwara. Buriya hari ijambo nkunda mu byahishuriwe Yohana 21 ngira mu murongo wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5 aho ngaho hagaragaza ko Imana izaduhanagura amarira yose twarize, kandi nta rupfu, nta nzara, nta mubabaro, nta buribwe. Buriya igituma nkunda ko ijuru ari ryiza kuruta isi nuko nta rupfu rubayo. Urabizi duhora abantu bapfushije, twagiye gushyingura sinzi no ku mbuga runaka arapfushije mama we, runaka arapfusha umwana we, nibyo duhoramo ku isi. Ariko buriya mu ijuru niho bizarangira burundu, nta kubabara, nta gupfusha, nta byabaye bityo na bityo. So numva ngewe ikintu ngamije ni ukiranukira Imana, igihe cyazagera nkongera nkava mu mubiri nkigira mu ijuru, kuko umubiri urababaza. Kandi iyo uvuyemo ukomereza aho ujya mu muriro utazima ubabara kurushaho. Abantu bavuga ngo yiruhukiye kandi aribwo agiye kubabara cyane. So numva rero abantu bose banyumva n'abazanyumva nabagira inama yo gukizwa muri kuri iyi si, mugakorera Imana, nyuma mwazava mu isi mukajya mu ijuru ry'Imana yateguriye abayikunda. Numva manishwe cyane Pastor Ntayomba, ni umunezero mwinshi kuba twabatemere ko tuganira, ubona kongera kubona imbaraga y'Imana, bakamenya ko umuntu ashobora kuba arwaye baganga bavuze ati ntibishoboka rwose, bati ntibishoboka nta kundi, ariko Imana yinika imanukira. Ubwo rero nagira ngo ubwire ubwo urwaye cyangwa wihebye cyangwa ufite ikindi kibazo, yica nitwa ngo Sanga Akuruhure. Sanga Akuruhure rero byaba ari gutera agahinda, byaba ari uburwayi, byaba ari ubukene, byaba ari uguhemukirwa, ariko usanga Yesu ahora agutegeye amaboko kugira ngo aguhumurize, kugira ngo aguhe amahoro, kugira ngo upabarire ibyaha. Ushobora kuba ukiwe na Satani ari ibyaha yagushoyemo warananiwe kubivamo, ariko tega amavuta uti ndatsinzwe, Yesu ndaje. Ndumva rero tugana ku musozi w'ikiganiro, kitari ikindi wakongera ubundi badusengera dusoza. Nagira ngo nsabe abantu bashobora kunkurikira nangwa bazankurikira musubiremo aya magambo. Uvuga uti Mwami Yesu, uhereye umunsi ndakwizeye, umbabarire ibyaha byose nakoze, ibyo nzi n'ibyo ntazi, kandi uzandindire muri iyi si kugeza nyivuyemo amahoro, nzajye mu bwami bwawe mu izina rya Yesu. Mana ndagusabye kugira ngo ubuhamya nshoboye gutanga bushobore gufasha buri muntu wese uzabwumva, kandi abakeneye agakiza ubaha agakiza, bakizwe bamara maze bakumenye. Ariko Jehova, nk'uko uri Imana ikiza indwara zose, ndasengera barwaye bababaye bari mu bitaro, nk'uko nababaye papa ukaza kunkiza, ubakoreho n'icyawe kiganza ubakize, utume marayika wawe abatera urushinge rutababaza, babyuke bakize, bwire bakize, bumva ubuzima bwabo bugarutse, babashe kukuvuga nabo banezerewe, bavuga bati Uwiteka Imana yatugiriye neza natwe turishimye. Nk'uko nkushima n'umuryango wanjye ukagushima n'itorero, reka hagire n'abandi bagushima kubera nabo bakijije. Tubisabye tubyizeye, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.